Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana y'urukundo, Imana yuzuye ibambe, tunejejwe n'umwanya uduhaye wo kumva ijambo ryawe. Nyemerera Mwuka wawe wera yende ku byawe, ibyawe waduteguriye, abidusangize binyuze muri uyu mwanya w'ijambo ryawe, ndetse kandi ubutumwa buri muri iri jambo anatubashishe kubusohoza, aduhe imbaraga tubikore nk'uko bikwiriye. Tubisabye Imana twizeye yuko ugiye kudufasha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi wa kabiri w'icyumweru. Muri icyo cyumweru turimo turaganira ku kubaho ubuzima bwejejwe. Niyo ntego y'iki cyumweru dufite, kubaho ubuzima bwejejwe. Uyu munsi rero turaza gusoma mu gitabo cyo Kuva, turasoma ibice 34 umurongo wa 29. Handitse ngo Mose amanuka umusozi Sinayi, yafashe mu maboko ibyo bisate byombi biriho ibihamya. Uko amanutse uwo musozi ntiyamenya yuko mu maso ye harabagiranishijwe n'uwo bavuganye. Imana yacu itugirire neza. Izi nkuru dusomye ni za Mose. Mbere yari yaragiye ku musozi Imana imuhereza amategeko 10, agarutse asanga Abisiraheli biyononnye, akubita hasi arameneka. Hanyuma Imana iramubwira ati okay, uzagaruke nzaguhereza andi, atari kuzaza wibarije amabuye. Ati kuri uwo musozi uzabwira abantu bose, n'inka niyo zagira izizaza kuharisha, ninjye nawe nshaka aho hantu. Aragenda atindana n'Imana. Rero ngo amanutse, amanuka afite kwera, afite kurabagirana mu maso ye. Abamubonye bose bakabona arimo ararabagirana. Nawe mwifurije kugira kwera kw'Imana. Abakubonye bose bakakubona mu kwera kw'Imana. Ubundi muri twe, ni muri kamere yacu ya kimuntu, muri uyu mubiri w'inyama n'amaraso, nta kwera kubamo. Kwera kose ni uko dukomora ku Mana. Muri twebwe ntabwo birimo pe, muri kamere ya kimuntu ntibibamo. Ukwera uko ariko kose, ibyiza ibyo ari byo byose bitugaragaraho cyangwa se byatugaragaraho, nibyo twaba dukomoye ku Mana. Ntiwabasha rero kubaho ubuzima bwejejwe, ntiwabasha kubaho ubuzima burimo kwera kw'Imana udafitanye ubusabane n'Imana, kuko muri wowe nyine nta bibamo, nta kwera kubamo, nta gukiranuka kubamo. Gukiranuka ni uko dukomora ku Mana. Kugira ngo rero ukubone, ni uko ugirana ubusabane n'Imana. Kandi ubusabane, burya ikigira ubusabane ni ukuganira. Hari ijambo ry'icyongereza rivuga ngo without communication there is no relationship. Ni ukuvuga ngo ahatari ibiganiro nta busabane buba buhari. Ntushobora kubaho ubuzima bwejejwe utagira umwanya wo gusabana n'Imana, utagira umwanya wo kuganira n'Imana, utagira umwanya wo kubana n'Imana. Uku kwera se waba ugukuye he? Nta hantu na hamwe wagukura. Hariho abantu bagira umwanya wo gutindana n'abigisha, bagatindana n'abahanuzi. Mu muhanuzi nta kwera kurimo. Kwera kuboneka ku Mana. Ni byiza, agenda wumve iby'ubutumwa gufitiye bwaturutse ku Mana, umwigisha wumve ibyo avuga, abaririmbyi wumve ibyo baririmba. Ariko hirya y'uwo mwanya, nk'uko Mose yabigenje, uzamuke wowe wenyine, ufate umwanya wawe wenyine, uve mu byaha ku isi, ufate umwanya usabane n'Imana. Umvishe ko Imana yamubwira ngo siga iteraniro, usiga ibintu byose, uza ahantu hanjye nawe twirereye twenyine, ntiyagire n'itungo riza kurisha kuri uwo musozi. Donc ukwiriye gusiga kure iby'ubutunzi bwawe, iby'abavandimwe bawe, ugafata umwanya wawe n'Imana mwihereranye. Muri uwo mwanya niho wakirira kwera kw'Imana. Kwera kw'Imana kukakuzura. Mu mwanya utindana n'Imana, muganira binyuze mu ijambo ryayo, muganira binyuze mu ndirimbo, wowe nawe, uwo mwanya ugenda wakira ubuzima bw'Imana bukakuzura. Kwera kw'Imana kukakuzura. Without communication there is no relationship. Ahatari ibiganiro nta usabane buhaba. Kandi udafitanye ubusabane n'Imana ntiwabasha kubaho ubuzima bwejejwe, uko muri twebwe nta kwera kuhaba. Wifurije kujya ufata umwanya ugasoma ijambo ry'Imana, wowe n'Imana. Ukabwira Imana ngo ngwino unganirize. Ugafata umwanya wo gusenga wowe n'Imana, ukabwira ati Imana ngwino unganirize. Kandi niba umwanya wo gusenga gusa, ibihe byose no mu kazi kawe uzajya uhereza ikaze. Imana itugirire neza. Ujye umarana, ushakire Imana umwanya
usabane nayo mu mirimo yawe, mu nzira aho ujya uri kugenda ujye uyihereza ikaze, waba utwaye, waba uri kugenda n'amaguru, waba uri muri bisi, jya uhereza Imana ikaze, mugirane ikiganiro cyawe wowe nayo abandi bantu batakivanzemo, nk'uko ushobora gufata ekuteri ugashyira mu matwi ukavugana n'umuntu kuri telefone. Bivuze ngo niba biriya bintu bishoboka kuvugana n'umuntu kuri telefone ukoresheje ekuteri ku buryo nta wundi wumva ibintu byawe, kuki ku Mana we bidashoboka? Jya uyihereza ikaze, muganire wowe nayo, uri muri urwo rugendo, uri mu kazi kawe, uri mu mirimo yawe, uri hamwe utuye, ugiye no kuryama, jya uyihereza ikaze. Imana ize mu bantu, ntugire utyo kwera kw'Imana kuzahora kurabagirana muri wowe, abakubonye bose bazakubonamo kwera kw'Imana. Shakira Imana umwanya, kwera kwayo kubonekere muri wowe. Urakoze cyane, Yesu aduhana.